n'abantu b'iwacu mu cyaro ntago bari babizi. Abari babizi ni abo twabikoranaga, kuko Imana yarampishe, niko navuga, Imana yarampishe kuko haricyo yendaga kuzankoresha. Yarampishe ntibamfungira mu cyaro ncuruza urumogi, yarampishe mu cyaro ntihagira umenya ko nasambanaga, yarampishe mu cyaro ibintu byinshi yarampishe. Ariko noneho mwibi bihe naje kubona ko hari imigisha yanjye ifungiranye, ndagenda njya ndi mu cyaro nkora amasengesho y'iminsi 3 ndi kumwe n'umudamu. Noneho nibwo nabohotse ndamubwira nti rero madamu, hari ibintu ngiye naguhishe. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Bakunzi ba Karos TV, tugarutse muri studio za Karos TV tubashimira ibitekerezo byanyu byiza n'inkunga mudutera kugira ngo tubashe gukomeza umurimo w'Imana. Iyo mutuganirije mukatubwira ibikenewe, tuba twumva twishimye. Imbere rero ya kamera muri studio za Karos TV murabona umukozi w'Imana yagarutse. Bwa mbere yari yavuze aho Imana yamukuye ibiyobyabwenge yanywaga, ndetse mu bakurikiye ibiganiro cyangwa se ubuhamya yatanze, ni ukuri biraryoshye rwose. Rero Imana ibatunyuje muri byinshi kugira itunyuza ahakomeye kugira ngo tuzavuga ahakomeye. Rero turongeye turagusuhuje mu izina rya Yesu. Amina. Imana ibaha umugisha. Rero tutakwibagirwa kubabwira ngo mukore subscribe kugira ngo muzajye mubona ibiganiro n'inkuru za Karos TV, kugira ngo mujye mwumva ubuhamya bw'abantu benshi ndetse n'ijambo ry'Imana n'ubuhanuzi. Imana izajya ishyira mu mutima wacu tuzajya tukibaha. Turabakunda kandi mukoreshe kugira ngo musharinge abantu bose babona inkuru zacu n'ibiganiro byacu, babura bubaye umwe mu bantu batuma umurimo w'Imana utera imbere. Burya umuntu umwe yakijijwe mu ijoro impundu ziravuga. Amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Turakwakiriye kandi nusuhuze abantu b'inshuti zawe bumvishe ibice bya mbere by'ubuhamya watanze. Abantu bose twahuriye kuri uyu murongo ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibaha umugisha. Uyu ni uwihanganye Venuste wongeye ugarutse ku murongo kuri Karos TV. Ngarutse kuvuga iby'Imana yankoreye. Hari aho yankuye, hari naho igejeje. Aho igejeje ikora mbaye nyishimiye. Bakunzi bacu rero, ubushize twari twasubikiye aho Imana yangiriye neza. Nari ngeze aho nendaga kugera aho nakiriye agakiza. Nari ngeze aho nari mvuye muri gereza, aho nari mfungiye igikondo. Naje gufungwa nzira ibiyobyabwenge, nzira urumogi. Ubwo maze gufungurwa nasubiye kurunywa, kandi nari narahigiye Imana ko nimfungura nzarureka. Imana rero kubera ko yanshakaga yankubise umunyafu, inkubita uburwayi. Nararwaye ndwariye indwara z'amayoberane. Izo ndwara z'amayoberane naje kuzikira nzikijijwe n'amasengesho. Abanyamasengesho baransengeye, bamaze kunsengera, bansengeye umunsi wa mbere barambwira bati Imana irashaka kukizwa. Genda usenge iminsi 3, ufate amasengesho y'iminsi 3, Imana igukure ku biyobyabwenge, Imana igukure mu busambanyi, Imana igukure aho warutabitse, maze ikugarure mu bantu bayo. Naragiye mfata amasengesho y'iminsi 3, ndasenga. Aribwo bwa mbere ntangiye gusenga amasengesho y'iminsi 3. Ayo masengesho kuko asoje, Imana haricyo yamvuzeho. Yampaye ijambo riri muri Yesaya 43 ku murongo wa 18, rivuga ngo ibya kera ntubyibuke, ibya kera ntibizibukwe. Reka turisome n'abandi baryumve.
Yesaya 43 ku murongo wa 18 haravuga ngo ibya kera ntimubyibuke kandi byashize mwe kubyitaho, dore ngiye gukora ikintu gishya, ubu ko kigiye kwaduka ntimuzakimenya. Nzaharura inzira mu butayu, ntembeshe inzira mu kidaturwa. Iryo jambo niryo Imana yampaye ndigenderaho. Itabi, ryaba urumogi, ryaba isegereti, ryaba kanyanga nanywaga, yaba inzoga y'urwagwa, yaba ibiki, byose uwo munsi nahise mbihurwa. Nyisoza ayo masengesho nahise mbihurwa. Nahura n'uwabinyweye nkumva biranukira. Imana itangira ubwo ngubwo inkoresha, kandi itangira impa n'imbaraga zo kuyubaha no kuyumvira. Ntangira kumva ijwi ryayo, ntangira no kugendera mu bitunganye. Kuva uwo munsi kugeza na n'ubu Imana yagingirira neza. Maze ibyumweru 2 nkijijwe, umugore wanjye n'abana banjye byarabashimishije babona maze ibyumweru 2 ntaranywa itabi, ntaranywa n'inzoga. Nabo bahise bafata umugambi wo gukizwa. Ubwo mu rugo iwanjye twese twahise dukizwa. Uratubwira ngo warakijijwe, ariko abakurikiye Karosi TV ntabwo bazi ese wababwiye ko wakijijwe bitewe n'uko Imana ari guhaye cyangwa se yari gukubisa igihano. Waba warihaniye i Kigali? Waba warihaniye muri Itorero? Njya kwihana, njya kwakira agakiza, nakakiriye ndi muri ADPR. Nihaniye mu cyaro, iwacu mu ntara, ntago nihaniye i Kigali. Kuko icyo gihe maze kurwara, narwariye i Kigali, ndataha njya mu cyaro, batangira kumpa imiti ya Kinyarwanda. Indwara nari ndwaye zari amayoberane, zari indwara z'abadayimoni, zari zimeze nk'indwara z'abadayimoni. Batangira bampa imiti ya Kinyarwanda. Imiti ya Kinyarwanda ntiyangirira akamaro, aho kugira ngo noroherwe, ahubwo nkarushaho kuremba. Icyo gihe rero nibwo abantu bazi byo gusenga, bamenyereye iby'amasengesho, baje kunsura mu rugo iwanjye, baravuga bati iyi ndwara urwaye ntabwo uzakizwa nuko wanyweye imiti, ntizakizwa nuko waraguje, ntizakizwa n'ibindi, izakizwa nuko wasenze, nuko wasengewe. Nibwo umuntu w'umuturanyi yanjyanye mu banyamasengesho baransengera. Bansengeye Imana iravuga, nibwo bampaye n'amasengesho y'iminsi 3. Ayo masengesho y'iminsi 3 nyasoje, nibwo nabonye n'iri jambo. Iri jambo imaze kuribona, nibwo nanjye nahise numva ko ibya kera bivuyeho, hagiye gutangira ibishya. Ibishyashya koko byahise bitangira ubwo ngubwo. Agakiza mba nkakiriye gutyo, ntangira ngendera mu by'agakiza, ntangira gusenga, ntangira kujya njya no mu rusengero. Icyo gihe namaze gukira, mpita ngaruka i Kigali. Namaze nk'ukwezi mu cyaro, ngaruka i Kigali. Ngarutse i Kigali nkatangira njya gusenga. Abantu twiriranwaga mu gakinjiro handi nababwiye ubushize, bakajya bangisha, mbese bajya impaka bati reka urumogi yanywaga, ukuntu yajyaga mu cyaro akatuzanira akanyanga, ntago yaba ari ukijijwe. Abantu ntago babyemeye, batinze kubyemera. Bagashaka abo twasangiraga itabi bakajya barinzanira, bangerageza. Nkababwira ko itabi nariretse, ahubwo barishyiraho nk'abahunga. Ubwo ngubwo banarinywa, ngiye nkumva riranukiye. Numva Imana hari ibyirimo kugendera mabishya mu buzima bwanjye. Nibwo rero n'umudamu wanjye yakijijwe, n'abana barakizwa, abantu birabashimisha. Mu muryango w'iwacu, mu rugo kwa data bari bakijijwe, birabashimisha cyane. Hari n'umuvandimwe mfite i Kigali, nawe byaramushimishije cyane, we yarakijijwe nawe. Icyo gihe yarababajwe cyane nuko nanywaga ibyo biyobyabwenge, we yarababaye kundenza, nawe yarishimye. N'abandi bantu b'abaturanyi bari bakijijwe barishimye.
na nisa kandi byashimishije benshi kandi byayobeye n'abandi benshi uburyo naba narakijijwe nkareka urumogi nkarekana kanyanga kuko nibyo byari bimbase kurenza ibindi byose. Nigeze mbabwira ko nakoze amasengesho y'iminsi 3 muri iyi minsi. Mu myaka maze nkijijwe umudamu w'iwanjye ntago nari naramubwiye ko nigeze nkora icyaha cy'ubusambanyi, nawe ntiyarabinziho, yaranziho ubusinzi, yaranziho urwo rumogi, ariko ntiyarazi ko nigeze nsambana. N'abantu b'iwacu mu cyaro ntago bari babizi, abari babizi ni abo twabikoranaga kuko Imana yarampishe, niko navuga, Imana yarampishe kuko haricyo yendaga kuzankoresha. Yarampishe ntibamfungira mu cyaro ncuruza urumogi, yarampishe mu cyaro ntihagira umenya ko nasambanaga, yarampishe mu cyaro ibintu byinshi yarampishe. Ariko noneho mwibi bihe naje kubona ko hari imigisha yanjye ifungiranye, ndagenda njya ndi mu cyaro nkora amasengesho y'iminsi 3 ndi kumwe n'umudamu. Noneho nibwo nabohotse ndamubwira nti rero madamu, hari ibintu ngiye naguhishe bimaranye imyaka myinshi ntarakizwa, nakoze icyaha cy'ubusambanyi, none ngenda gusaba imbabazi yuko naguciye inyuma utabizi, na n'isaha nti wari ubizi, ariko narabikoze ibyo ngibyo, none ngusabye imbabazi ndihana imbere yawe. Icyo gihe bimaze kubikwatura mwaturiye mbimubwiye, umudamu byaramubabaje cyane, bimubabaje ndabibona ko bimubabaje. Ndamubwira rero madamu, kuba mbikubwiye nuko hari icyo nshaka ko Imana ikora ku buzima bwanjye n'ubwacu, kuko hari imigisha yanjye yari ifungiranye kubera ko hari ibyo ntari narigeze nkubohokaho. Kandi rwose kuko buriya iyo twatuye neza tukamaramaza, hari icyo Imana ikora ku buzima bwacu. Kuva namara kwaturira umudamu wanjye nkamubwira ibyo byose, hari imigisha myinshi ifungutse mu rugo rwanjye, hari byinshi birimo gukoreka. N'abandi bose baba batarabohoka, batatura neza ngo bature basenyere Satani, nabagira inama yo kuyisenyera kuko hari ibyo Imana ihita ikora. Tugeze akabazo k'amatsiko. Utubwiye ko madamu wari wamwaturiye nyuma ararakara cyangwa se arababara nk'uko umugore wari wese yabikora. Byaba byararangiye umudamu yongeye kubyakira? Mwako kanya kuko twari twakoze rwose amasengesho anaryoshye cyane, turyohewe, umudamu byaramushimiye. Nyuma yarabanje arababara, amaze kubabara nyuma arishima, aravuga ati iki ni ikinyereka koko k'umugabo wanjye yakijijwe, iki ni ikinyeretse yuko koko agakiza wakakiriye byemewe. Rwose ndakubabariye, nanjye n'Imana imbabarire aho narindakaye, ariko ndakubabariye n'Imana ibyumve iri mu ijuru ko nkubabariye. Rwose byaramushimishije, na n'isaha tubanye neza cyane. Niyo mpamvu navugaga ngira n'abandi inama baba hari icyo bakinga abadamu babo, baba bafite ibyo bikeka, bature neza, baturira abo babanye, yo rwose Imana izabagirira neza. Icyo gihe rwose guhera uwo munsi kugeza na n'isaha nanjye n'umudamu tubanye neza cyane. Abavandimwe, inshuti n'abandi bose bajya bavuga bati ese Venuste Imana yamugiriye neza, twebwe yatugirira neza? Ndababwiza ukuri ko nabo yabagirira neza. Hari byinshi Imana yagiye inkorera. Noneho cyane cyane maze gukizwa, naje kujya gusengera mu cyahafi. Njya gusengera mu cyahafi mu cyumba cyo kuwa 4. Ngezeyo mu cyumba cyo kuwa 4 ndasenga ndataha. Ku cyumweru njya guteranirayo, batanga amatangazo bavuga yuko ko groupe abacuzi iterana kuwa 3. Noneho kuwa 3 noneho nagiye mu cyumba cy'abacuzi ndahateranira. Nahateraniye ubwa mbere mpavanye impano n'urukundo. Nahavuye nkunze gusenga bidasubirwaho, noneho bitari bya bindi. Icyo gihe nari maze ukwezi nkijijwe,
nibwo nagiye guteranira muri gurupe abacuzi ariko wa gatatu Imana imvugaho, Imana yamvuzeho, nagiye kubona mbona nibwo bwa mbere nari mbonye ubuhanuzi. Imana iraza imvugaho, umuhanuzi araza arambwira ati Imana aho yagukuye niho hari habi, igiye kugukorera ibyo utazi, ibyo utanamenye. Icyo gihe umuhanuzi arambwira ati Imana niyo yaguteje bwa burwayi bwose wabonye, Imana niyo yagushakaga, yagukubise umunyafi igira ngo ikuzane mu bayo. Imana yakugiriye neza, burya uba warapfuye, uba waraguye rukoma, uba waraguye, yabimbwe nkaho twari turi kumwe. Niyo yagukuye muri gereza. Se burya baranzi. Ntago nari nzi yuko Imana aho waba uri hose yabikureba. Kuva uwo munsi nibwo nahise ntangira no gusengera muri gurupe abacuzi. Ntangira gusaba, nahise nsaba no kuba umunyamuryango wa gurupe abacuzi. Ngize amahirwe naragenda, ariko icyo gihe naragenda bisengera, nsenga nsaba kugira ngo nanjye nzajye muri gurupe abacuzi. Nongeye kugaruka kuhasengera ariko wa gatatu, kundi wa gatatu ndabisaba, mbisabye barabinyemerera, banyemerera kujya njya gusengana nabo. Kuva uwo munsi kugeza na n'iyi saha ntago nigeze mva muri gurupe abacuzi, kandi nagiye mpabonera imigisha myinshi, mpabonera inshuti, mpabonera umuryango, na n'iyi saha mfite umuryango nakomoye kuri gurupe abacuzi. Ati nahaboneye umuryango, tubwira dukangurira uwo ari we wese ukurikiranye kino kiganiro cyangwa se ubuhamya ko nawe ubwiwe yakwakira Yesu niba utaramwakira, kandi niba waramwakiriye umukomeze, kuko aba ni abagabo bo kubihamya. Ni ukuvuga ngo Imana yagize neza. Murabona ko ni umugabo uhamye, ni umugabo utari sebagabo, kuko tugiye mu bice bya mbere yavuze uburyo ki yajyaga nk'urumogi rukamwica, akajya kwa muganga, ndetse bikamubera bibi cyane. Nta cyiza rero cy'ibyaha, ukora ibyaha wese ararimbuka. Venuste, nyuma yaho umariye kwakira Yesu uba wumva bimeze gute? Kuko hari ubuzima wabayemo bw'ibyaha, hari n'ubuzima wabayemo mbega bwo guhemuka, ndavuga kunywa urumogi n'ubwo busambanyi. Aho wakiriye Yesu, dushushanyirize nk'abantu baba bataramwakira cyangwa se bamwakira ariko ibigeragezo bikabakuramo, ushushanya ubuzima waba urimo uyu munsi n'ubwo wari urimo cya gihe. Murakoze kumbaza icyo kibazo. Kera ntarava mu biyobyabwenge nari nshaje imburagihe. Ubu mu ndeba mfite umubiri mushya, kuko ndi icyaremwe gishya. Muri Yesaya 43 ku murongo wa 14, reka naho tubumbure Bibiliya naho tuhasome, harimo icyanditswe cyagiye kimpumuriza cyane. Muri Yesaya 43 ku murongo wa 11 haravuga ngo njyewe, Yesaya 41, Yesaya 43 ku murongo wa 11 haravuga ngo njyewe ubwanjye ni njyewe Uwiteka, kandi nta wundi mukiza utari njyewe. Ni njyewe wabwirije iby'agakiza, kandi ndakiza, ndabibagaragariza, kandi ndi muri mwe. Nta yindi Mana yahabaye, nicyo igituma muri abagabo bo kumpamya ko ari njyewe Mana. Ni ukuri, niko Uwiteka avuga. Uwiteka, Imana ikora ibikomeye, ikura ahantu habi ikageza heza, yankuye ahantu habi. Na n'isaha abantu baba bavuga bati se nuriya niwe cyangwa siwe, kubera ko yanyambitse undi mubiri. Mbere na mbere nari nshaje imburagihe,
nari impindutse umusaza kubera bya bindi byose nababwiye. Noneho aho ngereye mu gakiza nsigaye mbana n'abantu benshi, mbana n'abakomeye. Imana yampuje n'abantu bakomeye, Imana yampuje n'umuryango w'abantu basukuye, ntago nkibana n'abantu badasukuye. Nicyo cyiza cyo kugera mu gakiza. Iyo uri mu gakiza uhura n'abantu beza, uhura n'abajyanama beza, uhura n'abantu bakomeye, ntago ubukire uworoheje. Kuko njya nireba hariho abantu nk'ubu ngubu bashobora kunyizera bakantuma n'amafaranga atubutse ahantu runaka, ariko ubundi mbere na mbere nta n'uwambwiraga ati genda unzanire 5,000 kwa runaka, kuko yabaga azi ko nshobora kuba nayarigisa nayarya. Ariko nk'ubu nk'urugero, nko muri iki cyumweru gishize nagiye Huye ngiye kuzanayo miliyoni zirenga 3 z'umuntu, nzizana mu ntoki ndi kumwe n'umushoferi, ndazizana nzigeze i Kigali. Urumva ko icyo ni icyizere cyo kuba ndi mu gakiza. Ntaragera mu gakiza ntago ibyo bintu byari byakambaho, ariko ubu ngubu njya nishimira ibyiza byo mu gakiza k'Imana. N'abatarakizwa mbifuriza ko bakizwa, kuko iyo ukijijwe ubana n'abantu biyubashye, iyo ukijijwe ntuwongera kubana n'abantu batiyubashye. Ukijijwe ubona ibintu byiza. Mpise ngira akabazo k'amatsiko n'undi wese yakwibaza cyangwa yakubaza muri kumwe. Ko iyo abantu bakijijwe bajya bahura n'ibigeragezo, wenda bakageragezwa na bene se basengana, wowe urumva kurizerwa muri iki gihe. Ariko hari abo Bibiliya yita abuririye ku nkiki. Ese abo bantu mwarahuye? Kuko mu rugendo habamo abantu baca intege, bigatuma mu rugendo hari abagenzi badindira. Muri uru rugendo ntago biba byoroshye. Abantu benshi batangiye banca intege bati ibyo ni urimo urikoza mu kebo k'amahore, ntuzamarayo n'ukwezi, ntuzamarayo n'icyumweru, rwose urivunira ubusa. Nanjye barabimbwiraga nkumva ko hari ntazabikomeza. Abenshi bashatse kunca intege kugira ngo nsubire mu biyobyabwenge. Abenshi bakavuga ngo uri agiye arimo arinjirira ntago azabishobora. Ariko kubera Imana yari ifite icyo yamvuzeho, yari ifite aho ishaka kumvana n'aho ishaka kuzangeza, ni ubwo yampaye ijambo riri muri Yesaya nanone 41 ku murongo wa 8. Ku murongo wa 8 naho hari icyo Imana yambwiye nkigenderaho cyane. Reka naho mpabasomere mwumve icyo yambwiye ngenderaho. Ngo haravuga ngo, ariko weho Isiraheli umugaragu wanjye, Yakobo natoranyije, rubyaro rwa Aburahamu, inshuti yanjye, weho nahamagaye nkagukura ku mpera z'isi no mu mfuruka zayo, nkakubwira nti uri umugaragu wanjye, naragutoranyije sinaguciye. Ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukihebe kuko ndi Imana yawe. Nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara, kandi nzajya nkuramiza ukuboko kw'iburyo, ariko gukiranuka kwanjye. Dore abakurakariye bose bazakorwa n'isoni bamware, abagutonganya bazahinduka ubusa, ndetse bazarimbuka. Abakugisha impaka uzabashaka ubabure, kandi abakurwanya bazahinduka ubusa babe nk'ibitariho. Imana yacu ishimwe. Iryo jambo naryo ryarankomeje cyane, kuko hariya iwacu mu cyaro abaturanyi benshi abo twasangiraga biriya batangiye kundwanya, ndetse bakarwanya n'umuryango wanjye. Ari abana, ari umudamu, bakabarwanya ngo barasenga ibigerwamana, ntibumve ko dusenga Imana ikora, ntibumve ko dusenga Imana ivuga, ntibumve yuko dusenga Imana isohoza itanga amasezerano kandi ikayasohoza. Ariko ubu ngubu nabo basigaye bemera, baravuze bati koko yabigiyemo neza, abigiyemo, kuko nirinze kujarajara, nirinze no kuzakata hirya no hino. Icyo nakijijwe ndakizi, ibyo nakijijwe ndabizi. Niyo mpamvu nafashe umurongo umwe,
niyo mpamvu nteganya ko kandi naho Imana itarangeza izahangeza ibyo irimo kugenda inkorera, kandi nabyo mbibona yuko ifite umugambi mwiza kuri njyewe. Utangira ubuhamya batubwiye ko umuryango wawe abenshi bakijijwe. Ese baba barakijijwe nyuma yaho ukirijwe, cyangwa se baba barakijijwe wenda ari uko mbere yawe akaba aribo bakubwirije? Abakijijwe bakijijwe mbere yanjye, ahubwo bari bafite umugogoro wo kunsengera, bari bafite umutwaro wo kunsengera. Kenshi basengaga amasengesho bagiraga, basengaga bansengera basaba Imana ngo nzabona agakiza, kuko rwose ndabizi bari bafite uwo mutwaro. Ari mama umbyara yarakijijwe, ari bashiki banjye bari bakijijwe, kereka umwe niwe wakijijwe, mushiki wanjye umwe niwe wakijijwe nyuma yanjye, ariko abandi bari bakijijwe. Murumuna wanjye unkurikira niwe na n'ubu na n'isaha we utarakizwa na papa, ariko abandi bose tuvukana barakijijwe, bakijijwe mbere yanjye. Nanjye nakijijwe ngenda mbakurikiye mbasa. Akunzi ba Karosi TV, murumva ko afite ubuhamya bukomeye cyane kandi bwiza buryoshye. Murumva umuntu wajyaga nk'urumogi yatubwiye ko rwari rwaramukuyemo inzara, rwaramugize umusaza, ariko uko biri kose murabona arayaga itoto rya Yesu. Uko biri kose nawe utarakira Yesu nawe ngo nawe ukizwe. Mukozi w'Imana, usoza n'iki wabwira abakurikiye Karosi TV? Ndimo gusoza ubu buhamya n'ibindi, kandi turacyakomeje kuzabwira abantu iby'Imana ikora n'ibyo yadukoreye. Icyo nabwira abantu bakurikiye Karosi TV, bakomeze bakurikire ubuhamya buzanyuraho, kuko hazanyuraho n'abandi benshi bazababwira aho Imana ikura n'aho igeza, n'aho ijyana, aho ivana n'aho ijyana. Kuko iyo ukurikiye, nababwiye yuko mu gice cya mbere nababwiye yuko nakunze gukurikira radiyo Umucyo, nkajya numva ijoro ry'ihumure, nkumva aho abantu bavuye, nkumva n'aho bageze. Niho nakuye icyifuzo cyo gukizwa. N'abandi rero bazakurikira ibi ngibi tugenda tuvuga, bazahakura gukizwa, abatarakizwa bazahakura agakiza, abakijijwe nabo bazahakura gukomera. Imana ibagirire neza, igumye ibambika imbaraga kandi ibahe umugisha. Tuzagumya tubwirane imirimo n'ibitangaza Uwiteka akorera abantu be. Imana ibahe umugisha. Turabashimiye rero bakunzi ba Karosi TV, natwe tubasabiye umugisha kuko mwakurikiranye ubu buhamya bwa mwene data, kandi hari icyo Imana yakoze. Rero namwe mwibuke gukora subscribe, kandi nimurangiza mukoresha kugira ngo musharinge abantu inkuru ndetse mubashe kuzibona ku gihe. Turabashimiye rero, ciao.